njya nkunda kukubwira wowe wabonye ubyuka ukabona biremeye, ukabona ari amahoro, ukabona abaturanyi bawe byemeye, kuko n'umuturanyi wawe byanze gahunda wapanze ukabuza. Ubwo rero wowe wabonye byemeye, shima Imana muri byose. Umuririmbyi araririmba tuzirirwa mu isi ntituzayiraramo. Igitondo gishobora gusa n'ikindi ariko ibereye muri icyo gitondo n'ibise, cyangwa se umunsi ugasa n'undi ariko ibereye muri uwo munsi n'ibise. Ariko wowe wabonye ari amahoro, nshuti yanjye, shima muri byose. Wowe wabonye byakunze, shima muri byose. Wowe wiriwe mu isi ukabona ugejeje ijoro uraryamye, shima muri byose. Nujya ubona ubyutse ukabona ari amahoro, kuko hari abashatse kubyuka biranga. Ujye ubyuka byibura uhereze Imana icyubahiro inshuro eshatu, uvuge Mana ndagushimye ko n'uyu munsi ko wawongeye mu minsi yanjye yo kubaho, kuko hari benshi bari guhumekera ku mafaranga atandukanye, abandi hari abamanitse amaguru, hari ab'umubiri wanze, hari ab'umubiri uri kurya, hari ababuze uko babigenza, ariko wowe shima Imana muri byose. Tugiye kumva ijambo ryerekeye mu kwihana. Ikintu cyose werekejeho amaboko gikorana umwete, Imana nayo izakibamo kandi izakugirira neza. Kugira ukore ikintu gitera imbere ni uko ugishyiramo imbaraga zawe, kugira ngo byibura n'iyo umubyeyi abyaye akabyara umwana, kugira kure usibye ko tubifashwamo na Kristo, ariko nawe ushyiraho akawe nk'umubyeyi. Ubwo rero kugira iyo ufite bizinesi, kugira bizinesi yawe izamuke, nuko nawe hari umwete ugira muri ya bizinesi yawe. Tuvuge mu rugero, ushobora kuba uri umucuruzi ukarangura, wenda hari ibintu waranguye biba ngombwa bikabura, udashyizemo umwete ngo ujye kubitanga kubicuruzi, bya bintu byakumba ugasubira inyuma. Gira umwete muri byose kandi ugire umwete mu kwezwa. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, reka dusenge Imana. Ushime Imana yaturinze, ushime Imana yabanye nawe, ushime Imana yakurindiye inshuti, ikakurindira n'umuryango, ikarinda n'abaturanyi bawe. Uyishime kubera ko umuturanyi wawe naho mwaba mugira icyo mupfa, ariko yagize ibyago uriyemeza ukagerayo ukarenza byabitegeka. Ariko wowe wabonye ari amahoro, shima inshuti yanjye, shima. Menya gutegura umunsi, ushime umunsi wawe, uri munsi ushime, ubundi nurangiza ubwire Yesu ahagarare mu byawe, mu byo uri bukore Yesu abihagararemo. Dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana yo kubahwa, waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza. Benshi bavuye mu mvura, abandi biswe andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Mwami Imana, akira icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru, ko waturinze ukaturindira imibiri n'ubugingo, izina ryawe rihimbazwe. Iyi saha rero tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se ngo rihinguke mu kuri, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Umuntu wese urareba iyi videwo, umuhe umugisha kandi umugirire neza muri byose, mu izina rya Yesu. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri muri Yakobo 5:16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twaturirane ibyaha byacu, nshuti yanjye. Ariko kubera ko turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi igoye, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twaturirane ibyaha, ariko hari igihe tugira umutima wo kwatura, cyangwa se tukavuga hari ukuntu dushaka kubana n'Imana, tukagenda tukaba twakwaturira mu ruhame, tukavuga ngo Imana itubabarire iki n'iki, ngo Imana imbabarire narasambanye, Imana imbabarire naribye cyangwa nararoze, ahubwo ugasa nkaho
y'Imana baragwiriye, ariko irinde kujyana ikintu cyavugiwe mu nzu y'Imana, irinde gusohora ijambo ryavugiwe mu nzu y'Imana, uri kuribwira ntiyari ahari, cyangwa se ugasanga telefone kubera ko zateye wihannye mu nzu y'Imana, ariko inkuru yagutanze mu rugo. Wowe ukora ibyo ngibyo uzabona ishyano, ugasanga cyangwa se umuntu agiye kwaturira nk'umuntu w'umukozi w'Imana, cyangwa se ugasanga ugiye kubwira umuntu w'umupasiteri cyangwa se w'umushumba. Irinde gusohora ijambo ryavugiwe umuntu cyangwa se yakwaturiyeho, cyane cyane nkawe wasutsweho amavuta. Uri isanduku yo kubika amabanga y'Imana, uri isanduku yo kubika buri kimwe cya buri wese. Ntabwo ari ngombwa uvuge ngo ni runaka yihannye gutya na gutya, cyangwa se ugasanga wumvishije intege nke zanjye aho ziri, ukumva ndaje ndakubwiye ngo Imana imbabarire icyaha cy'ubusambanyi kandi Imana inshoboze, ugasanga unsabye nimero zanjye kubera ko wumvisha aho intege zanjye ziri, ugasanga nawe utangiye kumbwira ngo ndashaka umpe. Wumva wowe uzi ko wakoze icyo kintu uzabona ishyano. Nshuti yanjye, turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'inyongezo, aho bamwe bazaba bikunda, abandi bazaba birarira, abandi bazaba bakunda imbere. Reka kugendana n'iminsi turimo, ureke kugendana, ureke kuba ihazi, ureke gusubiza undi inyuma kandi hari icyo yarashaka ku Mana. Bage hazi mwese aho muri mwumve, mufite ishyano, inkoni y'Imana irabamanukira. Wowe bihana mu nzu y'Imana ukagenda kuvuga runaka yihannye gutya na gutya, wowe bihana mu nzu y'Imana ugasanga uravuga ngo njye naba n'umuhamya wo kubivuga. Ufite ishyano, reka kugwisha abandi. Hari igihe umuntu aje gukizwa vuba, ahubwo umuntu usanzwe mu nzu y'Imana akamugwisha. Yihannye, ariko wowe uragiye uravuga ngo runaka yihannye gutya na gutya. We yihannye, numva ndakubwiye, wowe ukunda kujyana amabanga y'Imana hanze, ndagukarabye, ihane ugarukire Imana hakiri bugufi. Naho wowe, hari n'abandi bantu bagira ingeso, ugasanga umuntu yaje gusenga ariko hari amarari yakuzanye, hari ibyakuzanye, ugasanga wazanwe no kureba runaka, ugasanga wazanwe no kureba umukozi w'Imana, wasanga ataje ukavuga nge runaka iyo yawiyoboye arancumuza, runaka iyo ataje ndacumura. Reka gukururira abakozi b'Imana ishyano, nawe ubwawe utiyibagiwe, uri kwikururira umuvugo cyangwa se umuriro. Garukira kugeza, ureke gukururira abakozi b'Imana ishyano, uvuga ngo runaka arangwisha. Reka ijambo ry'Imana riravuga ngo tubane n'abantu bose amahoro. Reka gucumuzwa n'umuntu mu nzu y'Imana, kuko hari igihe ababa mu nzu y'Imana baba batandukanye ibyiciro. Hari ababa bagiye ugasanga bagiye kunegurira mu nzu y'Imana, ugasanga cyangwa se yagiye kumenya umwambaro wambaye ku cyumweru, byibura wowe ntukiwibuka, ariko wowe utarakibuka umwenda wazanye ku cyumweru. Reka umurimo w'Imana, nyir'umurimo aje gukora, kandi irindi jambo riravuga ngo mureke urukungu rukorane n'amasaka. Ubwo rero reba, hagarara mu mwanya wawe, uhagarare mu mwanya wawe, ureke guhagarara mu mwanya utari uwawe, ureke kujyana amabanga yo mu nzu y'Imana, yabereye mu nzu y'Imana, kubera ko nukomeza ibyo ngibyo uzabona ishyano. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere muri byose. Nshuti yanjye, garukira aho ugeze. Kristo aracyari ni umunyembabazi, ateze ibiganza ku bwanjye nawe. Dukomeze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gira umwete mu kwezwa, ugira umwete
kubana n'abantu bose amahoro, ugire umwete